bakristo bavandimwe, kwamamaza Yesu Kristo igihe n'imburagihe niwo murimo ukomeye wa kiliziya yacu. Kwamamaza Yesu Kristo igihe n'imburagihe nizo nshingano twahawe ku buzima bwacu. Ibi bisaba rero gukunda no kwitanga kuruta byose. Icyambere umwigishwa wa Yesu Kristo agomba gukora nuko amaso ye agomba kurangamira Yesu Kristo. Ntabwo umuvugizi, ntabwo uhamagawe ngo ajye kwamamaza Yesu Kristo ari umuvugizi w'ishyaka runaka cyangwa umukorerabushake wa politike runaka, ni umuvugizi wa Yesu Kristo. Ibi rero bisaba kugirira ishyaka Imana twamenye muri Yesu Kristo. Mu zindi ndimi babyita kugira la familiarité avec Jésus, kubasha kunywana n'Imana twamenye muri Kristo Yesu. Uwoherejwe kugira ngo umuvugizi wa Yesu Kristo, Yesu Kristo yatubwiye amagambo agira ati, aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru ye. Mu butabera n'impuhwe twabwiwe n'umuhanuzi Ozeya, aho nta numwe ukandamizwa kubera uwo ari we, ahubwo ko buri wese ahabwa umwanya wo kunywana n'Imana yo yadukunze kuruta byose. Aho buri wese ahamagariwe gukunda, kandi gukunda ntabwo ari amarangamutima. Gukunda ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo ni ukwifuriza undi icyiza kandi ukagira icyo ubikoraho gifatika. Ibyo byombi birajyana. Nuru rukundo rutarobanura intumwa za Yesu Kristo zihamagariwe kwamamaza igihe n'imburagihe, kubera ko zamenye ko Yesu ari gukora ibitangaza. Mwumvise uburyo Yesu Kristo abivuga neza muri Evanjili, agira ati, mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Ibi bitwibutsa uburyo Yesu yahamagaye Matayo umusoresha. Wabyibuka mu Evanjili ya Luka umutwe wa 5 umurongo wa 27, aho Yesu Kristo arimo yigendera akabona uwo musoresha, hanyuma akamureba n'impuhwe akamubwira ati, nkurikira. Amureba n'impuhwe aramukurikira. Abahamagariwe rero kujya kwamamaza Yesu Kristo, buri mu Kristo wese ndetse n'ababihamagariwe mu buryo bwihariye, ntabwo bahamagawe kubera ko ari ibitangaza. Nukugira ati, bavandimwe nkunda, nagira ngo mbibutse ko mugiye kuba abasaserdoti atari uko muruta abandi, ahubwo Nyagasani yarebye intege nke zanyu, yumva yazikoresha kugira ngo mumukundisha abandi igihe n'imburagihe, kandi mubikorane ishyaka. None rero mujye mwibuka ko mutabaye abasaserdoti kugira ngo mwumve ko mushyizwe hejuru y'abandi, ahubwo kugira ngo mubabere abagaragu igihe cyose. Yabivuze mu magambo y'Icyongereza make agira ati, you are set apart for undivided mission, but not set above other people. Set apart but not set above. Guhamagarirwa rero kwamamaza Yesu Kristo ntabwo bigira uhamagawe kuba igitangaza kurusha abandi. N'ubwo nibyo Yesu Kristo atubwira agira ati, mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Twagiriwe ubuntu. Kwamamaza Yesu Kristo rero niwo murimo wa kiliziya, itawukoze twaba twagiye mu bindi. Igikomeye ni ukujya kwamamaza Yesu Kristo, ntabwo atanga ubutumwa bwe, ahubwo atanga ubutumwa yahawe n'uhamagaye ku buntu. Intumwa nta gifite cyo gutanga atari icyo ihawe n'uwayitumye. Nta utanga icyo adafite. Ibi bisaba rero ko uwatumwe ahora afite arangamiye uwamutumye. Ku munsi twahaweho ubudiyakoni mu myaka myinshi ishize,
imwe mu nshuti zanjye yari yatumiye umubyeyi wari ukomeye wari uhagarariye igihugu cye muri Kenya. Hanyuma ibirori bigiye guhumuza, uwo mubyeyi yahawe ijambo. Hanyuma aratubwira ati, nagira ngo mbagire inama mwebwe muhawe ubudiyakoni. Yabivuze muri aya magambo agira ati, badiyakoni ba Nyagasani, mfite inama 3 nagira ngo mbagire muzahore muzibuka ubwo muhamagariwe kujya kwamamaza ingoma y'Imana. Icyambere, kubwanjye mpagarariye igihugu cyanjye hano muri Kenya, ariko mbere yuko njya kuganiriza umukuru w'iki gihugu cyangwa se ngo mvugane n'abandi nabo bari mu myanya ikomeye muri iki gihugu, ngomba kubanza kumenya ibibazo byabo mpagarariye muri iki gihugu. Icya kabiri, mbere yuko njya kuvugana na perezida wa Kenya, ngomba kubanza kuvugana n'umukuru w'igihugu cyanjye kubyerekeye kubyo yifuza ko namubwira. Icya gatatu, ububasha bwanjye nk'uhagarariye igihugu cyanjye muri Kenya burangirira hano muri Kenya. None rero mpereye kuri ibyo bitatu, ngiyi inama nagira ngo mbagire. Icyambere, mujye mumenya ibibazo by'abakristo banyu kugira ngo inyigisho zanyu zibafate ku mutima. Icya kabiri, mwebwe mugiye kuba abavugizi ba Yezu Kristo, kandi we ntagira umupaka kuko we ntahagararira muri Kenya gusa. Ntabwo icyo gihe nari nzi ko abayezuiti bazanyohereza mu bihugu bitandukanye bya kure. Hanyuma icya gatatu yakomeje kinakomeye, yaragize ati, muramenye ntimuzajye gutumikira Yezu Kristo mutabanje kumubaza, kuko utumikira uwo batavugana kenshi aramubeshyera. Ayo magambo ntabwo nzigera nyibagirwa, kuko ahuye n'ibyo twumvise muri evanjiri y'uyu munsi. Kubanza kumenya ko tugiye gutumikira Yezu Kristo, atari twe twitumikira. Bavandimwe rero nkunda, mwese mukurikiye kino gitambo cya misa kuri televiziyo na Radio Maria, buri wese mu rwego rwe. Ubutumwa ntabwo ari urw'abahamagariwe kuba mu rwego rw'abasaserdoti gusa, ahubwo twese turi abavugizi ba Yezu Kristo. Icyo rero nagira ngo mbisabire, uko twese nka Kiliziya duhamagariwe kwamamaza Yezu Kristo, natwe twibaze ibi bibazo. Ese Yezu tuvugana ryari? Aho si ntituvuga ibyo twabwiwe n'abandi? Mwahuriye hehe? Ese ntega amatwi ngo numve icyo ambwira ngo mubwirire abandi? Aho si mubeshyera? Icyo ni ikibazo cya buri wese, kugira ngo turebe ko twamamaza Yezu Kristo mbere na mbere kubera ko twahuye. Ikindi gikomeye nuko Yezu adahamagarira kutabohwa n'ibihita igihe adutumye kujya kumwamamaza. Yezu agira ati, ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri n'imikandara yanyu. Atanga byinshi tugose itaratuboshye. Imana twamenye muri Yezu Kristo igomba guhabwa umwanya wa mbere. Biroroshye kuba abacakara b'ibyo dutunze. Mu Cyongereza umuntu yavuga ngo it is easy to be possessed by our possessions. Hanyuma no muri iki gihe benshi bashobora kugira byinshi. Papa Francisco akunda kutuburira agira ati, mwitonde kuko hari umuco wo kujugunya, kandi hari abandi bakennye bakoresha ibyo mwari mufite. Ni bangahe bafite imyambaro bashobora kuba bamaze amezi 4, 5, 6 batarayambara, kandi hari abakene hafi yabo? Ni bangahe nimugoroba bajugunya ibyo kurya kandi byafasha abandi? Bakristo rero nkunda, kwamamaza Yezu Kristo ntabwo ari uguhagarara kuri aritari gusa, ahubwo nuko tubaho.
ijambo ry'Imana duhamagariwe kwamamaza ntabwo igihe cyose rizakirwa na bose kimwe. Yezu Kristo arabituburira. Hari igihe bishobora no gutuma tubura amahoro cyangwa ubuzima bwacu kubera Yezu Kristo twamamaza. Yezu agira ati aho muzagera bakanga kubakira. Ariko ntibyagombye kudutangaza kuko umwigishwa ntaruta umutuma umwigisha. Tubisabe rero Nyagasani muri kino gitambo cya misa kugira ngo tujye twibuka ko twahamagawe atari uko turuta abandi, ndetse na Yezu Kristo buri mu Kristo wese yamamaza ari uko yagiriwe ubuntu. Umwe mu bahanga muri teolojiya witwa Thomas Aquinas yarangije kwandika ibitabo byinshi. Hanyuma uwakunda kumufasha kwandika witwaga Reginald aramubaza ati wanditse ibintu byinshi ariko turabona ko ubuzima bwawe burimo bukendera kandi uracyari muto. Yapfuye afite hafi imyaka 49 n'amezi. Hanyuma Thomas Aquinas aramubwira ati ibi byose nakoze ntacyo nabinganya no kugira urukundo rwa Yezu Kristo. Abivuga mu Kilatini agira ati non nisi te domine, nta na kimwe kindutira kumenya Nyagasani Yezu. Tubisabe rero mu kino gitambo cya misa kugira ngo twamamaza tubikorane ibyishimo n'ishyaka twebwe abagiriwe ubuntu. Uhoraho abaho umugisha kandi abarinde. Uhoraho atwicishe kwicisha bugufi, twibuke ko ari we twamamaza tutiyamamaza. Uhoraho abareba n'impuhwe kandi abasakazemo inema ze. Uhoraho abiteho kandi abaha amahoro. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.